Amata. Uyu munsi tugiye kuganira ku kinyobwa gikunzwe cyane ku isi yose aricyo amata. Abantu benshi bazi ko kigira akamaro, abantu benshi bazi ko afasha abana kugeza ku bantu bakuru, ariko uyu munsi tugiye kujya muri detaye turebe icyo amata ashobora kugufasha, ndetse turebe n'uburyo impamvu ukwiye kunywa amata buri munsi. Twongere turebe ni gute amata yagufasha kugabanya ibiro, ari nacyo kintu cy'ibanze turi burebeho cyane. Kandi nanone tukareba se aya mata ushobora kuyanywa gute, cyangwa se ukaba wayanywa ryari. Rero ndabasaba kugira ngo urebe ino video kuva itangiye kugeza irangiye, kandi ntucikwe urebe ku ruhande kugira ngo ushobore kumenya ese amata ni gute nayanywa, nahe kamaro amfitiye, ni gute amfasha kugabanya ibiro. Muri kumwe na Liliane ibyo ushaka, wakora subscribe kugira ngo ujye ushobora kumenya izindi video tugenda dukora, kandi wibuke gukora no kunzogera kugira ngo ushobore ntucikwe na video mu gihe isohotse. Impamvu rero ukwiye kunywa amata ni iyihe? Mu mata harimo intungamubiri nyinshi cyane. Nimvuga ngo nyinshi cyane numve ko ari nyinshi. Harimo kalori zingana na 146. Ni ukuvuga ngo nimba wari kurya ibiryo bingana na kalori 500 wenda ku ipura imwe, ni ukuvuga ngo uramutse unyweye ikirahure cy'amata ushobora gusanga unyweye kalori zingana na 146. Urumva rero ko amata ari ikinyobwa cyiza, kandi wagerageza no kunywa utanariye kandi ukumva ko uhaze. Ikindi ni uko harimo proteine, hakazamo calcium, hakazamo vitamine D, hakazamo vitamine B2, hakazamo vitamine B12, hakazamo potassium, hakazamo vitamine A, hakazamo zinc ndetse na omega n'izindi nyinshi ntiriwe njya kurondora, ariko izo nizo nabaye mvuze gatoya kuko nizo nyinshi tuzana dukenera cyane. Ikindi ni uko amata kubera harimo za proteine twavuze haruguru, agufasha imikaya, nyine kubaka imikaya. Hari ukuntu umuntu abona iyo urebye umuntu abyibushye afite ibice bibiri, hari inyama zisanzwe arizo z'imikaya, hahandi ubona umuntu ameze neza, ateye neza, nta kibazo, nta mubyibuho. None rero buryo umuntu afite umubyibuho mwinshi cyangwa se obesity, ni ukuvuga ngo afite umukaya noneho akagira ibintu rero biba byararushe ya mikaya, ugasanga nk'umuntu usanga abyibushye cyane, ugasanga afite amaboko adedera, imani idedera, amaguru adedera. Kubera iki? Bya bintu nibyo byinshi. Rero hano amata, kunywa amata bituma ya mikaya yawe ikura ikamera neza, bikagufasha no kugabanya gusaza. Ikindi ni uko amata afasha kugabanya nyine gusaza. Iyo imikaya imeze neza niho umuntu adashobora kugira uruhu rushaje ngo iminkanyarize vuba, kubera ko imikaya iba ifite imbaraga kandi itangiritse. Nanone amata yongera imbaraga umubiri, kubera harimo proteine ndetse na calcium n'izindi vitamine twavuze. Usanga umuntu unywa amata aba afite imbaraga. Umwana wanyweye amata ubona ko afite imbaraga kurusha umwana utarigeze uyanywa. Nanone amata afasha gusana imikaya yangiritse. Hari ukuntu umuntu yumva yakoze nk'imirimo akumva arababara, cyangwa se wenda kubera ko imyaka igenda iza ukabona umuntu aragenda asaza. Ni byiza rero kwimenyereza kunywa amata kugira ngo ya mikaya yawe iri kwangirika cyangwa iri gukura yongere igire imbaraga, yongere ibe mizima, ibe myiza. Kandi nanone iyo unywa amata bikurinda kumva ko kwakunda umuntu yumva atoneka mu mubiri wose, bishobora kubigabanya. Ni byiza rero niba ushaka kubaka imikaya yawe cyangwa se kugira ngo ugire umubiri usa neza, umeze neza, nimba ukora siporo, umaze gukora siporo byibura aho kugira ngo ujye gufata za energy cyangwa ibindi binyobwa cyangwa ibindi biribwa, ibuka nyamuneka ube wanywa n'ikirahure cy'amata. Amata rero nanone ni ukwibuka ko kubera calcium zirimo, amata ashobora kugufasha ndetse na zinc. Amata agufasha kubaka amagufa.
amagufa murabizi umuntu wese agira amagufa, kandi amagufa yameze neza nibwo ugira imbaraga ukicara ugahaguruka. Burya amagufa afite ikibazo umuntu aba atameze neza mu buzima muri rusange. Rero kunywa amata bifasha amagufa cyane cyane nk'abana. Ni byiza gutuma abana banywa amata kugira ngo bashobore gukura neza, kuko iyo amagufa ari gukura neza nibwo abantu bakura abana baba barebare, ukabona umuntu arakura amera neza. Ni byiza byo kunywa amata kubera ko bishobora gufasha ya magufa yawe gukura neza, kandi amagufa ameze neza. Niyo rero tuze gukura ko amagufa dushyiraho n'amenyo. Abantu benshi cyane usanga iyo amaze gukura atangira gukuka amenyo yose. Rero uhera ukiri muto unywa amata, uko ukomeza kandi gukura nabwo ntubyirengagize. Nubwo ko amata ari ay'abantu cyangwa se ari ay'abantu runaka, nawe ukomeze kuyanywa, kuko twese tugira amenyo kandi tuza kugira amenyo meza. Amata rero yongera ubwiza, niko nabyita. Iki ngiki ho niko navuga, kuko ubwiza ni ubwa buri wese, yaba umugabo, yaba umwana, yaba umugore. Ubwiza ni ubwa buri wese. Ntawe utagira umusatsi, ntawe utagira inzara, ntawe utagira uruhu. Twese twifuza rero kugira ibyo bintu bisa neza, bimeze neza. Rero amata atuma uruhu rumera neza. Iyo unyoye amata bituma uruhu rutangirika, cyangwa se ngo uruhu rugire rusaze vuba, kubera ko twaje tuvuga ko amata atuma imikaya imera neza, kandi burya imikaya iri mu bintu bigize uruhu. Rero iyo amata wayanyweye bituma rwa ruhu rwawe rutangirika ngo rusaze vuba, cyangwa ruzane iminkanyari vuba, cyangwa se usanga umuntu uruhu rwarumagaye. Kubera ko kunywa amata bituma umuntu yumva byongera amazi mu mubiri. Burya mu mata harimo n'amazi, bikongera amazi mu mubiri, bigatuma rwa ruhu rwawe rutumagara cyangwa se ngo rucikagurike, kubera ko wanyweye amata. Ikindi ni uko amata atuma uruhu rugira isuku. Amata bigatuma uruhu rwoza, rugasa neza, rugacya. Uzareba abantu banywa amata usanga bafite uruhu rukeye, afite amenyo asa neza. Umusatsi kandi amata iyo tuyavuze ntabwo twirengagiza umusatsi. Atuma umusatsi usa neza, umusatsi ukomera ntucikagurike, ugatuma inzara zisa neza, zikaba nziza. Kandi burya umuntu w'amata anahumura neza. Rero nabyo ntitwakirengagiza ko iyo mpumuro nziza, ntawe udakunda guhumura neza, amata yongera impumuro nziza. Ingingo yacu rero yo kuvuga ko ni gute amata ashobora kugufasha kugabanya ibiro. Ikintu rero hano amata agufasha kugabanya ibiro harimo etape nyinshi cyane, ariko turavuga nkeya. Icya mbere cyo ni uko ubushakashatsi bwagaragaje ko kunywa amata ntabwo ushobora gupfa kugira wa mubyibuho ukabije cyane, ahubwo bikurinda kugira umubyibuho ukabije. Ikindi ni uko amata azwiho kuba arimo poroteyine ndetse na za vitamine bigufasha kugabanya ibiro. Nanone amata kubera za poroteyine zacu twavuze zirimo, bituma umuntu iyo yanyweye yirirwa haze, bigatuma yirinda kurya inshuro nyinshi zitandukanye zitanakenewe, kandi ugasanga n'ibiryo yari kurya biragabanutse. Ya mafiriti twari kurya, inyama twari kurya, bituma umuntu agira ibiro byinshi, ugasanga urabigabanije kubera wanyweye ya mata. Akagufasha kugabanya ibiro kandi ukumva uhaze nta kibazo ufite. Ushobora kwibaza ati se ni gute nagabanya ibiro nkoresheje amata? Ni ibintu byoroshye cyane. Icya mbere cyo ni uko ugomba kwibuka ko niba ugiye kunywa amata kugira ngo ugabanye ibiro, ugomba kunywa inshyushyu, ntunywe ikivuguto. Ikivuguto cyo ni ibindi, ibyiza nywa inshyushyu niyo igufasha. Icya kabiri ni uko ugomba kunywa amata ukirengagiza isukari. Hari abantu badakunda amata yonyine, bakumva yakongeramo agasukari kugira ngo ashobore kuyanywa. Ibyiza nywa amata, ushyiramo ubuki mu cyimbo cy'isukari, cyangwa se ushyiramo cinnamon. Hari n'ibindi by'umwimerere ushobora gushyiramo bikongeramo uburyohe, ariko utanyweye isukari. Icya gatatu ni uko kubera ko zirimo, hari igihe umuntu anywa amata arimo kurya ugasanga arabugaye, ntamerewe neza. Ibyiza rero mu amata ashiremo iminota mikeya, iminota nka 30, ubone kurya ibiryo, kubera ko n'ubundi za kabiri zayo kandi n'amata n'uburyo ateye, iyo bivanze n'ibiryo hari igihe igifu kinanirwa kubyakira. Ibyiza rero mu amata mbere hacamo akanya, nurangiza ubone kurya, noneho rero kandi uzasanga n'ibintu bityo bike, kuko amata n'ubundi
aba yafashe umwanya munini kubera karori zirimo ziri hejuru. Ikindi niba ugiye kunywa amata, aricyo cya kane, yanywe witonze, uyanywe witonze utirukanka, utaryamye, uyanywe buhoro buhoro, nanone kugira ngo ushobore kugera mu nda neza kandi akomeze no kugufasha. Ikindi ni uko rero nimba ushonje ntago wakagombye gufata snacks, ugiye gufata udufiriti, udufata udushokora, udusambusa, utugati, utuntu nk'utwo, oya, ahubwo ufata amata. Unywa amata azajya agufasha ubumwe intungamubiri z'umwimerere kandi zitakugiraho ingaruka, kandi ugashobora no kugabanya ibiro nta kibazo ugize kandi utanashonje wumva ugiye nk'ubu. Hari abantu bafata amarejime bakamera nk'aho bari kwibabaza, aho ngaho rero biragufasha. Hari ubundi nyavuga ko nanone ushobora gufata amazi. Hari umuntu udafite amata ariko afite amazi, icyo gihe mu kigo cyo gusonza hagati y'amafunguro akagombye gufata, ukaba wafata amazi. Hasi hari linki ushobora kurebaho y'uburyo ushobora kunywa amazi yaba ashyushye cyangwa akonje, akaba yagufasha kugabanya ibiro, uraza kwireba munsi y'ifito. Icya nyuma rero ari nacyo tugiye kureba ni uko niba ugiye kunywa amata, ibuka kuyanywa ari akazuyazi. Byaba byiza uyanywa ari akazuyazi, kandi noneho ukaba wanayanywa ugiye nko kuryama, kuko amata ari mu bintu bigabanya stress, bigabanya depression, byongera umuntu gusinzira, kandi gusinzira neza naho umuntu ashobora guta ibiro, kuko iyo wasinzire neza niko umubiri ugenda ugabanya na karori uba winjije mu mubiri wawe. Ibyiza rero iyo mvuze gusinzira ntabwo ari ukuvuga ngo uryama saa saba nurangiza ubyuke saa sita z'amanywa, ryama kare, ryama saa tatu, saa yine, kugira ngo ya masaha y'ijoro umubiri wawe uze kuyakoresha neza, ugabanya ibiro, ugabanya stress, umeze neza. Amata rero ari mu bintu bishobora kugufasha kuryama neza. Icyitonderwa rero ni uko amata burya ntabwo ari aya buri wese. Hari abantu batanywa amata, hari abantu banywa amata bakagira rishi, hari abantu banywa amata igifu kikananira kubyakira, byinshi ibibazo byinshi abantu bashobora kugira, cyangwa akaba yavuka uruhu rwakivumbura. Ibyiza rero hari ubundi bwoko bw'amata. Hari amata ya soya, hari amata ya coconut, hari amata y'umuceri, hari ubwoko bwinshi bw'amata yandi ushobora gukoresha, akandi akaba yagufasha bitewe n'uko umubiri wawe umeze. Ibyiza rero egera muganga agufashe kumenya amata ushobora gukoresha mu cyimbo cy'amata y'inka cyangwa se amata y'imfizi mu gihe yakunaniye. Rero gerageza unywe aya mata twavuze hasi, urebe ko ariyo yashobora kugufasha mu cyimbo cy'amata yandi asanzwe y'inka abantu benshi bamenyereye gukoresha. Rero ndabakunda cyane, mwibuke gukora subscribe kugira ngo ushobore kumenya izindi video dukomeza gukora. Umugore muze mu miryango mugari, dukomeze tugira dusa neza, twiberaho neza, kandi dukoresha ibintu by'umwimerere kandi bidahenze. Wibuke no gusharinga no video ku muntu uzi ushobora kuba yayikenera. Nimba hari icyifuzo, igitekerezo, ikibazo, wakivuga gushyira muri comment, nkabisubiza. Ndabakunda rero, nawe utaha, bye.